ijambo ry'umunsi gutanga icyubahiro. Yamaze gutangaza ko azakumenyekanisha kandi kuzaba icyamamare. Kumva ibi ngibi urasoma mwimuka Misiri guhera ku gice cya 26 ku murongo wa 19. Uri hano hose mu ijambo ry'Imana tubona ko Imana kimwe mu bintu ihemba ari umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ko mu gihe twubashye ababyeyi bacu twizezwa ubuzima bureburi, nidushakisha ukuri tuzabona ubuzima ndetse no gutsinda by'iteka. Kubaha mu magambo make nibibaza ngo niki bishatse kuvuga kwita ku kintu kimwe no gukora igikwiye bitagendeye gusa mu nyungu zawe ahubwo muri rusangi. Uyu munsi ni umunsi wo kwibuka, ni igihe ducyubahiro babagabo n'abagore batanze ubuzima bwabo mu iki gihugu kigeraho kigeze kuri uyu munsi. Urukundo rukomeye kandi nyarwo ntabwo rwita ku muntu umwe ngo ruvuge ngo runaka niwe muntu urenze cyane. Mu gihe twibuka icyo abagabo n'abagore bakoze, reka twishimire impano y'ubwigenge ndetse no kwisanzura badusigiye. Reka tuvuge tuti mwarakoze ku bikorwa byanyu ndetse no guhitamo urukundo rusange, urukundo nyarukundo aho guhitamo urwanyu gusa. Muri iki gihe kandi tunashimira imiryango yabo yahangayitse cyane mu gihe cyo kubura abo yakundaga cyane. Turabakunda cyane kandi duhora tubasabira umutuzo uva ku Mana ndetse n'uburinzi bw'ayiteka. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.